turagushimira ko uri Imana ibohora kandi iyobora abantu bawe. Mana Data, turagushimira ko uri Imana ibohora kandi iyobora abantu bawe. Duko wakuye Abisirayeli mu Egiputa, dukure mu bubata bw'icyaha, ubwoba n'ibiduhambira byose. Duhe umutima wo kukumvira nka Mose no gukurikira ubuyobozi bwa Mwuka Wera buri munsi. Muraho bene data, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ubasuhuza. Iki ni ikiganiro Weekend n'Imana, nk'uko twagusezeranije ko muri weekend tuzajya tukurebera ikiganiro kirimo amasomo yakugirira umumaro ku buzima bwa buri munsi. Ndagira ngo tuganire ku cyigisho kitari bukurenzeho iminota 10-15, ariko kandi ukagira icyo umenya muri iyi weekend. Turifuza ko twubaha Imana, tukayivuga, tukayikorera kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, ariko no muri weekend hamwe abantu bita ngo ni ku wa gatandatu, abandi bakahita ku isabato, abandi bakahita uko bashaka, ariko ntibajye no guterana. Nibura ujye wumva ijambo ry'Imana, wumve icyo Imana igushakaho mu kiganiro Weekend n'Imana. Ese naguteguriye iki kuri uyu wa gatandatu, kuri uyu wa gatanu detanti sande? Iyi weekend naguteguriye iki? Wakumva uri mu modoka yawe, wakumva ujyaho, wagiye mu bikorwa bitandukanye, mu ngendo urimo mu ndege. Ndashaka kukuganiriza ku gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva ujye ukimenya. Igitabo cyo Kuva abateolojiye bacyita ubutumwa bwiza bw'isezerano rya kera, kubera ko ni igitabo usangamwo aho Imana igirana isezerano n'ubwoko bwayo buyobowe na Mose, ikagirana amasezerano nabo yo kubarinda, kubakura mu Egiputa, igahamagara Mose, yagera kwa Farawo, Farawo akamupinga, Imana ikiyemeza ko izamunangira umutima, ikamuha isomo, akamenya ko ari Imana. Igitabo ngikundira ko kirimo uburyo Imana igirana n'umuntu isezerano, kandi ikamukura aho yamubwiye izamuvana, kandi ikamuha amahoro. Abatayizeye ikabana, ariko abayizeye ikabaha umugisha. Ngikunda nk'uko nkunda igitabo cya Esiteri kivuga ukuntu abayuda basenze bagatabarwa. Icyo Kuva rero, impamvu abateolojiye bacyita ubutumwa bwiza bw'isezerano rya kera, si ugusenga bagatabarwa gusa, ahubwo harimo kugirana n'amasezerano n'Uwiteka, akayubahiriza, ubundi akarwanirira ubwoko bwe ku rwego anica ababurwanya. Iyo umuntu yubashye Imana akagendana nayo, iramurinda ku buryo ishobora no kwica abarwanya uwo muntu. Ni karibu, nicyo tugiye kuganiraho, nguhaye ikaze. Imana rero irakiza kandi ikayobora abantu bayo. Muri iki gitabo turaza kureba aho gihurira n'isezerano rishya, turaza kureba uburyo Yesu yazaga mu isezerano rya kera, turabikura muri iki cyigisho, tubihuze n'isezerano rishya, turebe icyo Imana idushakaho mu buzima bw'uyu munsi. Ni ikiganiro cyiza, ntucikwe. Ni karibu, fata Bibiliya yawe twige. Iki gitabo cyo Kuva rero kitwigisha uburyo Imana ikiza ikayobora abantu bayo. Insanganyamatsiko twakuye muri iki cyigisho iravuga ngo Uwiteka ni umukiza kandi ni umuyobozi w'ubwoko bwe. Reka twifashishe Bibiliya, igitabo cyo Kuva ibice 3 ku murongo wa 7. Kuva ibice 3 ku murongo wa 7. Kuva ibice 3 ku murongo wa 7. Umurongo wa 7, Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Wowe utwumva muri iyi weekend umenye ko Imana izi agahinda kawe, uburetwa ukoreshwa, gushinyagurirwa, kurogwa, kwibwa n'ibindi. 8, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, bajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti
n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Hari ibintu byawe bifitwe n'abandi bantu batanubaha Imana. Kubera isezerano rero Imana yagiranye nawe, ije kubibambura ibiguhe. Hano Imana yasezeranije abantu igihugu kirimo abandi bantu ariko batayubaha. Aya moko sinzi niba uyumvise: Abanyakanani, Abaheti, Abamori, Abaferezi, Abahivi n'Abayebusi. Imana ibwira Abisirayeli ko igiranye na bisezerano, isohoje isezerano ryo kubaha icyo gihugu. Murongo wa 9: nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahata Abanyegiputa babahata. 10: nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye n'Abisirayeli. Akira ijambo ry'Imana. Iki gitabo cyo Kuva rero ngiye kugusobanurira ni igitabo kimwe mu muzingo cyangwa se ibitabo 5 bya Mose. Akaba ari cyo cya kabiri muri Bibiliya, uzajya ugisanga ku mwanya wa 2 nyuma y'Itangiriro. Cyerekana uburyo Imana yakuye Abisirayeli mu bubata bwa Egiputa ikabageza mu rugendo rugana mu gihugu cy'isezerano, ikanarusoza ikabagezayo, ikarusoza ibagejejeyo. Ijambo ryo kuva, Exodus mu Cyongereza, risobanura gusohoka ahantu wari uri ukavayo, cyangwa kwambuka uva ahantu h'uburetwa ujya mu isanzure. Iyi rero tubihuje na Yesu Kristo, ni ishusho y'uko Yesu Kristo adukiza icyaha akatwinjiza mu buzima bushya. Ntabwo ushobora kwinjira mu buzima bushya ngo uve mu buzima bubi wari urimo utemerera Yesu kumwakira ngo abe mu mutima wawe. Iyo wakiriye Yesu, burya nawe uba uvuye mu Egiputa ukaba ugiye ibuntu. Uzabisanga mu Baroma 15:4 havuga ngo ibyanditswe kera byandikiwe kutwigisha kugira ngo tugire ibyiringiro. Uzahasanga amagambo avuga ko ibyanditswe kera, iyi Bibiliya dufite kuva igihe yandikiwe kugera uyu munsi, igamije kutwigisha kugira ngo tugire ibyiringiro bizima ko gutunga Kristo ari ukwibikwaho umutungo, ubuzima, imibereho. Haleluya. Iki gitabo rero cyo Kuva ntabwo kitwigisha aho duhuriye na Yesu Kristo n'uburyo yadukuye mu Egiputa y'ibyaha aduha agakiza. Ubu twibera mu ijuru dutuye ku isi, manda nivuga ni gato gusa cyangwa urupfu ruje tuzataha ijuru. Ahubwo mu Kuva tuhigira ko Imana yumva amasengesho y'abayo. Igitabo ndagikunda rwose. Iyo ugiye mu Kuva ibice 2 ugahera ku murongo wa 23 na 25, Abisirayeli bamaze imyaka myinshi bababazwa bakora uburetwa. Bibiliya ivuga ko hari aho n'ababyeyi, iyo usomye na commentaries ugasoma, ababyeyi bajyaga kubumba amatafari bakabura amazi bakikama amashereka. Ubwo ni uburetwa bukomeye. Ariko gutabarwa kwabo kwarabonetse. Iki gitabo uzagikunda ujye ugisoma cyane. Imana yumvise gutaka kwabo, Imana yibutse isezerano ryayo, Imana ibitaho. Ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka atababaza umuntu igihe cyose. Iki gitabo kitwigisha ko nyuma yo kubabara no guhura n'ibibazo, Imana ijya igaruka ikatwitaho, ikaduha keya. Isomo ririmo ni irihe rero? Niyo waba umaze igihe kirekire cyangwa kinini mu bibazo, imyaka myinshi, ubukene bushobora kuba bwaraje bugatura iwawe ukagira ngo nta kindi kintu kibaho uretse ubukene. Uburwayi, indwara zikaza, abo mu rugo mugasimburana. Ibibazo byo mu rugo, amakimbirane, kutumvikana n'abo mubana mu rugo, kubura akazi. Imana ntiba yarakwibagiwe. Usome Zaburi ya 34:17 haravuga ngo iyo abakiranutsi batatse Uwiteka arabumva. Urahasanga amasomo ajyanye n'uko gutaka kw'abakiranutsi Uwiteka ajya kumva. Zaburi ya 34:17. Ikintu cya gatatu twigira ku gitabo cyo Kuva ni uko Imana ikoresha abantu basanzwe, bambaye nkatwe, basa natwe, barya nkatwe, bapfa nkatwe. Imana ikabakoresha ibikomeye by'ubutwari. Kuva 3:12. Mose yari umuntu usanzwe, wiragiriraga intama, ari umwungeri usanzwe, ariko Imana iramutoranya, iramuhamagara, imukoresha ibitangaza byinshi. Abona igihuru cyaka ariko ntigikongoke.
Imana iramuhamagara, yumva ijwi ry'Imana. Hari abajya batubaza ngo ariko Imana iravuga ngo ivuga gute, ngo mikoro yayo irihe? Ivugira muri twe kandi ikintu cyose irakivugisha. Amabuye yahindura bafure, za mikoro ni twe. Imana iravuga. Mose rero aravuga ati ndinde wabasha kujya kwa Farawo nkakurayo Abisiraheli, ariko Imana yari imubwiye. Kuva 3:11 Imana yaramusubije ngo nzabana nawe. Iri ni ijambo ryo kugukomeza. Jya umenya ko mu misengere yawe n'imigendere yawe uko ugenda aho uca hose za weekend mu ntambara, aho uca muri missions zose ukagenda wumva ijambo ry'Imana. Ikiganiro nk'iki weekend n'Imana ukacyitaho, Imana ihita itanga isezerano ry'abantu bayikomezaho iti nzabana nawe. Imana rero ntabwo ihamagara abashoboye gusa bafite ibintu byose, ibikorwa remezo byose, ahubwo iha ubushobozi abo yahamagaye. Irabanza ikaguhamagara, wakwitaba igusukaho imbaraga z'Umwuka Wera n'amavuta, ikagushoboza ikiguhamagariye. Urwa kabiri rw'Abakorinto 12:9 hari ijambo rikomeye rivuga ngo guhazwa n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bwanjye burahagije, ubuntu bw'Imana buraduhagije. Aha uzahasome uzagenda ubona uburyo Imana igenda ihaza abantu ubuntu bwayo kandi ikabakoresha. Isomo rya kane igitabo cyo Kuva kitwigisha ni ugucungurwa bisaba ko twumvira Imana. Gucungurwa bisaba kumvira Imana. Mwene data uri kunyumva, utumviye Imana nta gucungurwa, nta kwakira Yesu, nta kujya no mu ijuru. Kuva 12:1-13 Pasika nicyo kimenyetso gikomeye cyo gukizwa. Abisirayeli bategetswe kubaga umwana w'intama bakamurya, kandi wese bakamurya bakwesa inkweto bakenyeye. Bivuga ngo uwakira Yesu agomba kumwakira wese, akagukwiramo kuva mu mano kugera mu musatsi. Gukweta inkweto ni ukumurya akaguha agakiza, gukenyera ni ukuba maso. Kugendana n'Imana ni nk'urugamba, ntabwo ari ukudamarara. Gusiga amaraso ku miryango, umurimbuzi araza yica imfura zose mu Egiputa. Bivuze iki? Birasobanura kwakira ikimenyetso cyo gucungurwa. Iyo wakiriye Yesu agushyiraho ikimenyetso. Ijambo ry'Imana rikunda kubivuga ngo abanjye ndabazi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29. Yohana yavuze kuri Yesu. Ndagira ngo nkubwire ko uyu mwana w'intama baryaga mu isezerano rya kera. Dore umwana w'intama w'Imana uhoraho ibyaha by'abari mu isi ubikuraho. Dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amaraso y'umwana w'intama muri Egiputa yari ikigereranyo cya Yesu Kristo. Iyo usomye Abaheburayo 9:22 hatabayeho kumena amaraso nta kubabarirwa kubaho. Uyu mwana w'intama rero baryaga mu isezerano rya kera yashushanyaga Yesu Kristo. Yohana yamuhamije mu butumwa bwiza yanditse 1:29, dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana ishimwe. Isomo rya gatanu twigira ku gitabo cyo Kuva ni uko Imana iyobora abantu bayo. Usome Kuva 13:21. Imana yayoboraga Abisiraheli ku manywa ikoresheje inkingi y'igicu, nijoro ikoresheje inkingi y'umuriro. Nta munsi yabatereranye. Imana ntabwo ijya idutererana. Imana ishimwe. Zaburi ya 32:8 haravuga ngo nzaguhugura nkwereke inzira ukwiriye kunyuramo. Imana rero ntigitererana abantu bayo. Imana iguhamagaye irakwigisha, ikakuyobora. Uyu munsi ko nta nkingi y'igicu ndetse n'iy'umuriro dufite, tuyobowe n'iki? Imana yaduhaye ibikoresho byo kutuyobora. Niyo mpamvu ngusobanurira ijambo ry'Imana. Ku mwanya wa mbere haba ijambo ry'Imana ivuganiramo natwe, ikatwuzuza ubwenge, tukagira imyitwarire. Ku mwanya wa kabiri hari Mwuka Wera. Nyuma y'inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro, ubu dufite ijambo ry'Imana na Mwuka Wera byo kutuyobora. Kwifurije kwakira Mwuka Wera mu buzima bwawe, wifurije kwakira Umwuka w'Imana mu buzima bwawe, ukagira ubuyobozi. Isomo rya gatandatu, Imana ishingira ku mategeko kugira ngo itware umuntu. Yagiye rero yandikira ubwoko bwayo mu gitabo cyo Kuva amategeko atandukanye. Kuva 20:1-17 Imana yahaye Mose amategeko 10. Aya mategeko yari agamije kubaka umubano n'Imana, kubaka umubano mwiza n'abantu,
Yesu yavuze ko amategeko yose agomba gushingira ku rukundo, kuko itegeko rikuru ari ugukundana. Mu gitabo cyo Kuva rero niho Imana itwigishiriza guha abantu amategeko bakayubahiriza, ariko Yesu nawe agaruka muri Matayo 22:37 ashimangira amategeko kandi atanga itegeko rikuru: ukunde Uwiteka Imana yawe, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Isomo rya 7 umukristo wo muri iki gihe yakura ku gitabo cyo Kuva. Nk'uko nabikubwiye, uyu munsi igitabo cyo Kuva wakigiraho iki? Imana yumva amasengesho. Mu gitabo cyo Kuva Mose amasengesho yose yasenze akura ubwoko bw'Abisirayeli mu Egiputa, Imana yarayumvise. N'uyu munsi nta sengesho na rimwe ushobora gusenga ngo Imana ibure kukumva. Imana ibohora abantu mu bubata. Niba uri mu byaha waraguye, niwihana Imana iracyahari ngo ikubabarire. Imana ikoresha abantu bicisha bugufi. Niba wumva ko ukaze ntabwo uzakira agakiza. Amaraso ya Kristo niyo adukiza. Ibyaha byawe nta kindi kintu cyabikiza uretse iki gitambo cy'amaraso ya Yesu. Imana iyobora abayizera. Abatarizeye Imana baguye mu butayu. Kalebu na Yosuwa bagera mu gihugu bari kumwe na generation nshyashya. Kwizera Imana rero ni ikintu cy'ingenzi, kandi Imana ishaka ko tugendana mu kwemera no mu kumvira. Urwa mbere rwa Petero 2:9 hari amagambo atubwira ko turi ubwoko bwatoranijwe kugira ngo tujye dushima Imana yaduhamagaye. Tugera ku musozo rero, bene data, ku cyigisho nari nateguye ku gitabo cyo Kuva, ariko tugihuza n'ubuzima bwa buri munsi n'umurimo Yesu yakoze muri twe. Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa, ishobora no kudukura muri iyi minsi mu byaha turimo. Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa bigashoboka, ikabakiza amaboko ya Farawo n'ukuntu yafataga ntarekure, akivuga ubushongore n'ubukaka, akambara imyambaro y'ikimenyetso cya power. Ibyo murabizi. Iyo Mana rero yavanye Abisirayeli mu Egiputa, jya uyigirira icyizere, ishobora kugukura mu cyaha cyari cyarakunaniye, ikagukura mu mwuka w'ubwoba wahoragamo, ikagukura mu bubata, ibyagufashe, za nyabingi n'ibindi bitero bitandukanye, kandi ikagukiza kwiheba, ikagukura mu bukene. Iyi ni Imana yabigukorera. Icyo uri gusabwa ni ukwizera Imana no kuyumvira, ukizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo, ukizera wa mwana w'intama bariye i Gosheni muri Egiputa, n'ubu turacyamurya. Soma Yohana 8:36. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 8:36. Umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ububata bwose urimo bwo guterekera, bwo kwirirwa gucisha amarozi, ububata urimo bw'ubusinzi n'ubusambanyi, bujura, wabukurwamo gusa no guca bugufi ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko uyu mwana ntabwo yaririwe i Gosheni ngo ashire. Komera Yesu amashyi umushimire, ntabwo ajya ashira. Abamurya bahora bamurya kandi bagahaga. N'ubu rero turacyamurya. Muri Yohana 8:36 muri Bibiliya yawe havuga ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Tugiye gusoza, ariko muri iki kiganiro weekend n'Imana ndifuza gutekereza kuri ibi bintu. Ni ubuhe bunyegiputa bugifite ububasha mu buzima bwawe? Bunyegiputa bwo gusinda, bwo gusambana, kwiba, gufata nabi umuryango wawe, kwanga gukora, kwanga kwiga, agasuzuguro, kutubaha Imana, kwanga gukizwa. Witeguye se kumvira Imana nk'uko Mose yayumviye, nawe ikaguhindurira amateka? Ese uremera ko Yesu ari Pasika yawe n'umukiza wawe? Yesu yakubera Pasika, yakubera agakiza, yakubera ubuzima, akagukura, akaguha nawe kuva mu Egiputa y'isi ukabaho nk'umwana w'Imana. 4, uri gukurikira ubuyobozi bwa Mwuka Wera buri munsi? Ibi bintu 4 nibyo Imana iri kugusaba. Kuva mu bunyegiputa bwa kamere y'umubiri ukava iwanyu nk'uko Aburahamu yisize, kugendana n'Imana n'ukwisiga, ukakira Imana ikaguhindura mushya, ikagutuza bundi bushya. 2 ni ukwitegura kumvira Imana nk'uko Mose yayumviye, ukamenya ikigushakaho, kandi ukemera ko Yesu ari ubuzima bwawe, umukiza wawe, akakubera Pasika, akakubera umucunguzi, akakurokora. 4 ni ugukurikira ubuyobozi bwa Mwuka Wera.
ukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, ugasoma ijambo ry'Imana. Ibi tukwigishije muri iki kiganiro Weekend n'Imana, akamaro k'igitabo cyo Kuva, kubihuza n'isezerano rishya, umurimo Yesu Kristo yakoze muri twe, kugendana n'Imana. Waba ugize icyifuzo cy'uko Imana ivutsa Pasika nshya mu buzima bwawe, Ubunyegiputa bukakuvamo, gutwarwa n'umubiri na kamere y'amarari y'isi n'umubiri, no kwitwara no kwishyira hejuru ugaca bugufi, ko kugendana n'Imana ari uguca bugufi, nawe ikaguhamagara ikagukoresha. Wahanura, wabwiriza, waririmba, wafasha imfubyi n'abakene, umurimo w'Imana ni mugari, wakorera urugo rwawe neza, watanga keya, wava mu makimbirane, wava mu buriganya. Imana igire mu buzima bushyashya muri Kristo Yesu. Fatanya natwe aho wibereye muri weekend, ufite icupa, ufite fanta, uri kwiruka, ufite umupira, uri gukina golf, sinzi aho uri gufura imyenda yawe. Fatanya natwe gusenga iri sengesho rihindura ubuzima bwawe. Mana Data, turagushimira kuri Imana ibohora kandi iyobora abantu bawe nk'uko wakuye Abisiraheli mu Egiputa. Dukure mu bubata bw'icyaha, ubwoba n'ibiduhambira byose. Duha umutima wo kumvira nka Mose no gukiranuka, kandi dukurikire ubuyobozi bwa Mwuka Wera buri munsi. Shoboza abantu bawe gusoma ijambo ryawe. Uyu muntu afashe umwanzuro wo kwihana agahinduka, muha imbaraga. Uyu mwanzuro ukomeze kandi umukize ibyamurwanyaga, ibyamukubitaga nijoro, ibyamubuzaga gusinzira biveho. Haleluya. Turagushimira ku maraso ya Yesu Kristo waduhaye, akaba dukiza kandi akaduhindura abana bawe, tukaba tutakira abana b'abana, ahubwo twarabaye abana b'Imana mu Mwami Yesu Kristo waduhaye. Dusabye ibi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Mbifurije weekend nziza, guhembuka mu byo mukora, guhaha mukaronka. Shalom, shalom. Mana Data, turagushimira ko uri Imana ibohora kandi iyobora abantu bawe. Mana Data, turagushimira ko uri Imana ibohora kandi iyobora abantu bawe. Duko wakuye Abisirayeli mu Egiputa, dukure mu bubata bw'icyaha, ubwoba n'ibiduhambira byose. Duhe umutima wo kukumvira nka Mose, no gukurikira ubuyobozi bwa Mwuka Wera buri munsi. Turagushimira ku maraso ya Yesu Kristo, adukiza kandi akaduhindura abana bawe. Mu izina rya Yesu Kristo.